Muri aya makuru reka dutangire ku makuru arebana n'ubutabera aho imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu isaba ko ubutabera ku bangavu batewe inda bukwiye kujyana no gutanga indishyi zihabwa abana basambanyijwe zikishyurwa n'uwabasambanyije zigafasha abo bangavu gusubira mu buzima busanzwe ndetse no kwita ku bana babyaye. Ni ingingo rero ishyigikiwe na bamwe mu babyeyi, ni mu gihe Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango itagaragaza aho ihagaze kuri iyi ngingo, ariko ikavuga ko leta yafashe inshingano zo kwita ku mibereho y'abangavu batewe inda. Ni inkuru ya mugenzi wacu Daniel Hakizimana. Hirya no hino mu gihugu abangavu basambanyijwe bagaterwa inda bari mu mibereho ishaririye. Bamwe batereranwe n'imiryango yabo bava mu ishuri bajya kwita kubo bibarutse. Ariko abaturanyi kwajya nyine basanga abanyesha abantu bakajya babwira abana babo nyine bakababwira ati ntukajya nikirara. Agamizi zambere nahuye nazo nuko nacikirije amashuri yanjye. Nkahagarika kwiga. Izindi bagamizi ni iz'abantu bo mu rugo b'abana nabo kuko bo ntago bahita babyakira neza. Aba bangavu bamwe mu babateye inda barafunze, gusa ariko bamwe mu babyeyi bo basanga ibi bidahagije kuko bagaragaza ko ntacyo byaba bimaze gufungwa hamijwe icyaha cyo gutera inda umwangavu, ariko ntihatangwe indishyi zita kuri uwo mwangavu n'uwo yabyaye. Ibo uwo mwana umusambanyije sibyo, wamusambanya ukamutera inda, noneho wa mugabo bakamufunga, wa mwana urumva bya bibazo byose ni ngewe mubyeyi bizagarukaho. Ariko wa mwana kuko amuhemukiye n'abafasha wa mutungo bakawuteza bakawuvanamo amafaranga afatika runaka bakayaha wa mwana azamufasha muri ya mibereho ye, abagabo bose batinya. Impuzamiryango iharanira uburenganzira bwa muntu CRADO nayo igaragaza ko ukurikije ubuzima bubi abangavu batewe inda barimo, kubaha ubutabera bwuzuye ngo si ugufunga gusa abahamijwe icyaha cyo kubasambanya, ko ahubwo bakwiye guhabwa indishyi zavamo ibibafasha mu mibereho yabo n'abo babyaye. CRADO ivuga ko hari abo yafashije kuregera indishyi kandi bamwe bamaze kuzibona. Maître Safari Emmanuel ni umunyamabanga nshingwabikorwa wa CRADO. Natwe muri CRADO harabo twishyurira tugashakira n'abavoka yo bibaye ngombwa kugira ngo iregerwa ry'indishyi naryo rizemo muri urwo rubanza. Kugeza ubu ngubu tumaze kuburana nk'amadosiye agera kuri 15. Muri abo ngabo amadosiye 15, imanza zimwe nka 7 ziracyari mu butabera, ariko abantu bagera nko ku 8 bamaze kubona indishyi. Abasesengura iby'amategeko nabo bagaragaza ko kuba bangavu baregera indishyi mu manza z'abahamijwe n'inkiko kubatera inda ari uburenganzira bwabo, gusa ngo bikwiye kumvikana ko indishyi atari ikiguzi cy'icyaha bakorewe, ko ahubwo ari impozamarira. Icyakora kugira ngo ibi bishoboke bisaba ko n'ababyeyi bahindura imyumvire kuri iyi ngingo, bakumva ko kuregera indishyi ari uburenganzira bafite. Maître Gatari Salimu Steven arabisobanura. Kuko itegeko ryo rimuha ububasha bwo kuba ashobora kuregera indishyi, ntabwo kuba uwo mwana yahohotewe bashobora kubikemura ngo yongere cyaha yakorewe gisubira inyuma ni kibi, ahubwo bumwe mu buryo twakwita nk'impozamarira umuntu ashobora gukura kuri icyo cyaha cyamukorewe. Abantu ni ikibazo cyo guhindura imyumvire gusa. Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango ntiyabonetse ngo igaragaza aho ihagaze ku bijyanye no kuba abana basambanyijwe baregera indishyi zishyurwa n'uwabasambanyije zikabafasha gusubira mu buzima busanzwe no kwita ku bana babyaye. Icyakora iyi minisiteri isobanura ko leta yafashe inshingano zo kwita ku mibereho y'abana basambanyijwe n'iyabo babyaye, nk'uko Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango Profeseri Bayisenge Jeannette aherutse kubibwira ikinyamakuru Igihe. Minisiteri buri mwaka itanga amafaranga agera kuri miliyoni 200 mu nzego z'ibanze twohereza mu turere kugira ngo bafashe ari babana ari n'abandi bahohotewe. Mu Rwanda imibare y'abangavu baterwa inda igenda yiyongera buri mwaka, ndetse umwaka ushize wa 2021 bageze ku bihumbi 23 bavuye ku bihumbi 19 bariho mu mwaka wabanje. Kuri ubu hari kwiga uko gusambanya umwana byaba icyaha kidasaza, kandi urutonde rw'abagihamijwe n'inkiko rugashyirwa ku karubanda nk'uburyo bwo kugikumira. Daniel Hakizimana.